Tekereza uramutse ubonye indege nini cyane ku buryo amababa yayo aruta ikibuga cya football. Indege nini cyane ku buryo itwara imitwaro minini cyane kandi iremereye kuruta imodoka amajana uziteranyije. Iyi mashini ntabwo yaremewe gutwara abagenzi basanzwe. Iyi yaremewe gutwara ibintu abantu babona nk'ibidashoboka mu kirere. Iyi ndege yitwa Antonov AN-225 Mriya. Niyo ndege nini yubatswe mu mateka ya muntu. Ubundi ijambo Mriya risobanura inzozi mu kinya-Ukraine. Ibintu kubera yuko iyi ndege ubundi igaragara nk'inzozi. Tekereza nawe indege ifite moteri 6, amapine 6 kuri buri ruhande rw'indege aho igiye guparikira. Indege ifite uburebure kuruta inyubako nyinshi ndende dusanzwe tuzi. Tekereza nawe indege ifite amababa arenga metero 88. Gusa ubundi igitangaje si uburyo ireshyamo, ahubwo ni ibintu ushobora kuba yatwara. Tekereza ko iyi ndege ishobora kuba yatwara ibintu bingana na toni 640 mu kirere. Iyi mizigo yaba ari myinshi cyane ku buryo utabyiyumvisha, ndetse nta n'umuntu wundi wapfa kubyumva keretse abyiboneye. Ubundi iyi ndege yubatswe na Soviet Union mu 1980. Ubundi yubatswe bagira ngo bajye batwaramo indege yitwa Buran Space Shuttle ndetse n'indi mitwaro iremereye nk'amato. Gusa ibi byaje kurangira ihindutse ikintu kidasanzwe aho kugira ngo ibe ikintu gitwara imizigo gusa. Ubundi kubaka indege ingana gutya ntabwo byari byoroshye nk'uko byumvikana, kuko abenjeniyeri bagombaga kubaka indege yumvikanaga nk'idashoboka. Kuko kubaka indege yatwaraga ibintu bingana gutya utuje nta n'ikibazo ufite byabaga bigoranye. Ikintu cyo cyatumye bateranya moteri nyinshi ndetse n'ubugeni budasanzwe ndetse n'ubundi buhanga budasanzwe kugira ngo bakore ikintu kingana gutya. Iyi niyo mpamvu bakoresheje moteri 6 kugira ngo bakore Antonov AN-225. Mbese nyine iyi ndege yari ifite moteri 6 kandi zose zidasanzwe yitwaga turbofan. Ibi byayifashaga kuba yaterura ibintu biremereye cyane ndetse kandi ikagenda yihuse mu kirere. Bimwe mu bintu byabaga biyigize byabaga bitangaje mu buryo yatwaraga ibintu binini kandi ari birebire cyane. Bitandukanye n'izindi ndege zisanzwe zitwara imizigo ndetse n'abagenzi. Ubundi indege yabaga igenewe kuba yatwara ibintu birebire cyane bitajya mu zindi ndege, nk'amamashini maremare, ibikoresho byo mu nganda, generator n'ibindi bice by'indege. Indege yatwaraga ibintu binini ku buryo nta yindi ndege ku isi yabaga yabasha kubitwara. Ubundi iyi ndege yaciyaga ko ariyo ndege yabasha kuba yatwara imizigo iremereye cyane mu kirere. Ni nayo ndege iremereye cyane yoherejwe mu kirere ubundi. Niyo yabaga iparitse abantu bose barekaga ibyo barimo barakora bakajya kureba iyo ndege itangaje. Gusa nyine izi mashini zakoreshwaga bakora iyi ndege zabaga zihambaye cyane kandi zahuraga n'ibibazo byinshi. Nyuma y'uko hashize imyaka 10 iyi ndege ivumbuwe ndetse kandi itwara ibintu biremereye cyane, Antonov AN-225 yabaye imwe mu ndege z'amateka. Yabaye ikimenyetso cy'uko umuntu ashaka yakora ibintu bidasanzwe bitewe n'ubwenge bwe ndetse n'umuhate we yabishyizemo. Abantu bavaga impande n'impande z'isi bagira ngo barebe kino kintu gitangaje. Gusa muri 2022 ibyago byabayeho. Bitewe n'ibibazo byabaga muri Ukraine, iyi ndege yangirijwe ku kibuga cy'indege cyitwaga Hostomel. Ubwo bivuze ngo cya gitangaza twabonaga cy'indege ntabwo cyabaga kikibasha kugendera mu kirere ngo abantu bakibone. Gusa nubwo yangijwe ibice byayo biracyahari, isakorwa inama z'uko bakongera bakora indege imeze gutya bafashe bya bice bakabiteranya. Gusa kubaka indi nzu imeze ityo bizatwara amafaranga menshi, igihe ndetse n'ubundi buhanga. Ndetse nubwo iyi ndege itakiguruka, ibigwi byayo biracyahari. Yerekanye ko abantu bakora ibintu bidasanzwe binyuze mu buhanga bw'abantu. Iyi ndege ntabwo ari iya mbere ihambaye yabayeho gusa, ahubwo ni kimwe mu bintu byabayeho bitangaje ndetse kandi aho inzozi ziba impamo.